ninde utamuzi, ninde udakunda ibyo akora, cyane cyane iyo tugeze mu muziki Nyarwanda, cyane cyane umuziki wibanda kuri gakondo, mu gusohora abageni ndetse no mu birori bitandukanye arahasesekara. Na wundi atari Masamba Intore, n'umuhanzi wabigize umwuga, yandika indirimbo, azi gucuranga, azi kubyina, akaba n'umukinnyi wa sinema. Uyu munsi twaguteguriye byinshi kuri we, niba umukunda. Ngiye guteguriye iki kiganiro nkaba ngiye no kukikugezaho ndi Ntagara Delphine. Niwibagirwe gukora like, share, comment kuri iyi video. Ni muguki akaba n'umutoza w'itorero ry'igihugu rukerereza. Ni inzobere akaba no mubahaye injyana gakondo ishusho nshya ijyanye n'ikinyejana turimo. Yatangiye kuririmba by'umwuga afite imyaka 12. Ibi byatumye ubu aba mu byamamare mu njyana gakondo, dore ko anayimazemo imyaka isaga 40. Indirimbo nyinshi ze zivuga ubwiza bw'umuco Nyarwanda. Izo yahereyeho zatumye amenyekana cyane. Hari iyo yise ari he na nzajya inama nandi. Amazina y'inyakuri cyangwa se amazina yiswe n'ababyeyi ni Butera Alphonse Masamba. Yavutse ku itariki ya 15 Kanama mu mwaka w'1969. Avukira mu Buhunzi i Bujumbura mu Burundi. Sumubyara ni Sentore Atanazi, intore cyane, yataramanye na Butera bw'lntore maze bashimwa n'umwami na nyina Mukarugagi. Masamba n'umwana w'ubuheta, ubwo turavuga umwana wa kabiri mu bana 9 bavukana mu nda ya se na nyina. Masamba n'umubyeyi w'abana 4 bose baba hanze y'u Rwanda, kuko hari abiga mu Bubiligi abandi bakaba biga muri Canada. Intore Masamba kandi akaba ari se wabo wa Jules Sentore nawe utoroshye muri inganzo gakondo. Akomeje kwandika amateka, benshi bakunda indirimbo ze cyane ku bakunzi b'injyana gakondo, dore ko benshi bayisangamo yaba abakuze, abato, bakaryoherwa no kumva indirimbo z'uyu mugabo. Yize amashuri abanza n'ayisumbuye imyaka 7, aza gukomereza muri kaminuza nkuru y'u Burundi. Nibyaje gukunda ko aminuza nk'abandi, kuko yahise yifatanya n'abandi banyarwanda b'impunzi mu rugamba rwo gutahuka no kubohora igihugu cy'u Rwanda. Nkuko bikesha itorero ryitwaga Intore indashyikirwa, ryamuhaye umwanya wo kwigaragaza ku myaka 6 gusa. Yahise akora indirimbo ye ya mbere ayita Nduwawe. Kubera kugaragaza ubuhanga akiri muto, byatumye se Sentore Atanazi amujyana muri korali ya Kiliziya Gatolika kugira ngo arusheho kunonosora neza ijwi rye. Ku myaka 21 nibwo ngo yatangiye kubona ko ashoboye kuririmba, bityo bituma anatangira guhindura injyana style yaririmbagamo, atangira kwibanda cyane ku njyana gakondo. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, Masamba yahise atumirwa n'itorero ryo mu Bubiligi, agirana amasezerano na sosiyete yo mu Bubiligi ngo atoze itorero ry'urubyiruko ry'abanyarwanda babaga mu Bubiligi ryitwaga Amarebe n'Imena. Mu Bubiligi yahisagana ishuri rya comedy music, bimushoboza gutangira gukina ikinamico nk'umwuga. Yaje no kwinjira mu itsinda Group of bakina filime kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Mu bantu 40 bakinnye bakanategura iyi filime, 7 bari abanyarwanda naho 33 ari ababiligi. Group of yigaragaje cyane mu Bubiligi, Ubufaransa, Ubudage, Ubusuwisi na Canada. Iyo filime yabonye ibihembo byinshi mu iserukiramuco ryari rikomeye ryitwa Festival du Vanon, ryaberaga mu Faransa. Saho gusa ko yagiye agirira amaserukiramuco ahantu hatandukanye muri Congo Brazzaville, i Londres. Masamba yagiye akunda kwifatanya n'abandi bahanzi mu ndirimbo zimwe na zimwe nka Never Again, yaririmbwe n'abahanzi b'abanyarwanda n'abanyamahanga ivuga kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Twagera tubabwiye kuri iki gitaramo. Masamba Intore akoranyije Ruti Joel, Ariel Ways, DJ Marno n'abandi biyemeje kunyeganyeza inkuta za BK Arena mu gitaramo cy'amateka cyiswe 30 y'ubutore. Abakunzi b'injyana gakondo bateraniye muri BK Arena bitabiriye igitaramo cya Masamba Intore cyo kwishimira imyaka 30 y'ubutore. Aho yishimiraga iyo myaka amaze ari mu nganzo, yatabaye kandi ikubaka igihugu. Ni igitaramo cyabaye ku mugoroba wo kuwa gatandatu tariki 21 Kanama mu mwaka w'2024. Gitangira ahagana saa 1:00 z'umugoroba, aho igice cya mbere cyacu cyatangiwe n'urubyiruko rwamuritse imideri bigashimisha abakitabiriye.
cyagizwe n'udushya ariko nanone umuco nyarwanda wibandwagaho cyane, ibintu bisigira abandi isomo mu rwego rwo gukomeza gushyigikira umuco gakondo w'abanyarwanda. Yewe ni byinshi kuri uyu mugabo, gusa ni intore cyane mu byo akora, yaba ku bana ndetse no kugira uruhare mu kurushaho gusigasira umuco nyarwanda abinyujije mu mpano ye afite yo kuririmba indirimbo gakondo ndetse zikanakundwa n'abatari bake, yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Twavuga ko agira uruhare rukomeye cyane mu kuzamura umuco w'abanyarwanda ndetse no kuwusigasira. Reka ngushimire wowe wari wateze amatwi iki kiganiro, njyewe kiguteguriye nitwa Ntagara Delphine. Ushobora gukurikira ibiganiro byanjye bitandukanye, yaba kuri YouTube, Instagram, TikTok ndetse n'ahandi wakwandikamo Ntagara Official, ubundi ukareba byinshi, inkuru zubaka, zigisha ndetse tugakugezaho n'amakuru y'ibyamamare bitandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ndagushimiye.